ashobora kuba yaragize mu buzima ashobora kuba ari wowe couple yawe nawe haga kandi nawe akera isoro burya bivuga ashobora kuba okay reka zo kumutinda ejo yashatse umugore tunamusabire kugira urugo rwiza kandi rukomeye nibyo bya mukiri ku ntebe y'ishuri ku Nyundo urukundo rwawe na Kenisa ngo rwavuzaga ubu ntago nakubeshya nanjye nubaho but yeah twarakundanye and it was very beautiful twakundanye mu bintu urabizi ku ishuri everything rero umuntu wambereye inshuti ambera n'umukunzi icyarimwe mbona ko nyine ni umuntu mwiza cyane ndanamwifuriza urugo ruhire. Yeah, I'm very happy for him. Icyo mujye nawe duhurira no kumukunda byataye n'umwana mwiza ari humble very smart and talented wicisha cyane Kenisa ni gute umuntu arekana n'umuntu ufite umutima mwiza nk'uwo umwana mwiza w'umuhanga napfuye iki na Kenisa ko twakundanye se tukiri abana mu bwana hari ibintu byinshi tutumva reka ngiye guhinza ingero yo kwintu n'imurambwe bidafatika mwakundanye mwiga mu wakanga mu wakane kugeza mu wakanga ago twarengeje aho shani mu wakane urukundo umbabarira uzakora akarimbo kitwa Shotland tukundo rugufi naba niyatatse n'ubugufi bwanjye se azavuga bari yatatse no ukuntu aruvuga Kenisa rubara ko kabisa bwagiye nasike bwakundanye nk'imyaka nka 20 actually aho nibaza byo mufite ari giye mukundanaga gato ariko kakaba kari gakubiyemo nk'ibintu byinshi kumva nyine mwaratindanye mu maranye igihe kinini cyane napfuye wamuciye inyuma biradufasha iki se ko yikoreye ubukwe turasubirana se ndagira ngo turirane kamarira amarira yarashize ubwo mu wa kane secondaire ubwo nukuvuga niwe muhungu wa mbere warukundanye nawe se ntabwo ari we wa mbere pe ntabwo ndi bukubeshye muri ino interview yawe ntabwo ari we wa mbere muri interview yagera kuri bumbeki watangiye gukundana ryari umuhungu wa mbere bwakundanye watangiye gukundana niga mu wa gatatu Ikibeho secondaire ego ubutaka butagatifu kandi nabwo ndagwa penetensi uyu munsi urambe ibintu bisizwe n'amavuta nyine nawe urabyumva umenyera ubwenge nawe rero aho dushiriza ubwenge ibyo byari bisizwe byari one of the best ubwo byaje gute kameme urumva wari mutoya uri umwana warasanzwe ubibona cyangwa uvuga atari ko biriya bintu buriya ngiye bizamba byagize gute master y'ukuntu urukundo rwa mbere the first love byari bimeze bite nari ku ishuri urumva nigaga mu kigo cyari gihindutse mixed nahageze uwo mwaka bazanyemo abahungu cyari single before so haje mapaka hakaba hari ikigo twari duturanye twajyaga duhurira rero muri chapelle twagiye nko gusenga urukundo nyine rwatangiye bundahunga twahuriye muri korali ku ishuri hari ukuntu twaririmbaga ku minsi itandukanye bakavuga iyi class iraririmba muri messe mu misa rero duhura gutyo through music bitangira gutyo kajya tubonana baje mu kigo birebire arangira agwa ndagukunda nawe uramubwira nanjye ndagukunda yego wow hanyuma first kiss yari ikibeho yari tagatifu n'uwo nguwo nyine nkubwira twakundanye uwo nguwo ikibeho yego
Ariel, turangiza ikiganiro tuza straight muri penitentiary kwa padiri wanjye. Erega nshaka ko mubeshya. Hakoreka nanjye mubeshye mu gake ba. Ndumva uri Oya ntombeshye. Oya ntombeshye mu kiganiro cyanjye. Nambwiye ko mu kiganiro cyanjye utambeshya. First love, first kiss, ikibeho ku butaka butagatifu, byari bitagatifujwe, byanakurinze ubwoba bw'igikuta cyacitse cyanze gufatanya bararaka munsi. Byibura ukararota umukunzi, ugaba ufite umwana wirarurota. Anje papa wanjye niba bari kubireba bino bintu. Urumva? Ubwo se babireba gute? Ntago baba kuri Instagram. Aho bibagiwe password. Nahumura. Ivugire Bana hari nahita bablock. Ni nababimenya ko ari ndabablock ahumura. Oya. Kandi ikindi ni abantu beza cyane. First love, first kiss, hanyuma first What? Ugambire first byari rya. Byari ikibeho. Byari ikibeho. Kuntaga utagatifu. Itageje nayo nzi kabisa yo Bye, ikiganiro kirarangiye. Wambwiye ko utabeshya mu kiganiro cyane. First nta na rimwe this. Bega nkotanyi ntabanga ngira ngo first sex. Yo ninde se bana? Reka tubyite amour. Bwa mbere nabyo byari kibeho. Sha ibyo ntabwo imyaka turayigeza kabisa. 24. Okay? Igiye kugera. Zuzura mu kwa 9. Ntabwo iragera. Papi. Okay. Ni cyatumye ukundana na Juno kizigenza? Gusa ikibazo nzi ukuntu nakigusubiza. Urukundo nta aba hari impamvu hari we kuri njyewe rurizana ntago wambwira ngo nkubwire impamvu byari bizanye. Mwahuriye ni nkaho nari kubasha amateka y'ukuntu mwahuye murakundana kuko ni couple yavuzwe cyane kugeza n'uyu munsi ibisigisigi n'ibisigazwa by'iyo groupe by'iyo couple n'ubu biracyahari n'ubu wigeze sinzi niba ari wo ukoresha Twitter yawe ni wowe uyikoresha. Hari fake account imaze iminsi intesha umutwe. Hari fake account ya Ariel Wayz yigeze kubaza ngo byamera gute nsubiranye na Ariel Wayz. Nibaza ko yashize ku munsi w'icy'iminsi 2 ibishyize hanze. Ariko urumva ko ibikuri hafi gutwikira. Nubwira fake. Asuba zo bullshit. Ntago ari byiza. Actually biri na criminal, ni illegal. Gufata izina ry'umuntu ukarikoresha uwari wese uyikoresha iba yabyiza nayihagaritse. Igihe cyose bitaramugiraho ingaruka kandi uko byamera kose bizamugeraho. Icyo ukoresha amazina y'abandi bantu especially public figures mu nyungu zawe. Hanyuma tubwire uko mwahuye. Juno twahuye gute bwa mbere? Tumva twahujwe na Nkotanyi, yari inshuti ya Nkotanyi. Rero rimwe baza oya njyayo kubasura duhurira nyine aho ngaho bwa mbere ahantu babaga. Ukubise amaso wumva inkuba n'igishyitsi mu mutima wawe. Yo. Ndategetse ndi hagati yawe nawe. Twarateretanye. Nese ko urukundo rega abantu bari babiri ntimukabishyire ku muntu umwe, you know. Ndagira ngo let's preach people, reka tubigishe experience byagenze bite. Rase yihe ko byari hanze nta kintu mutazi. I don't know ikindi kintu waba ushaka ko mvuga. Hari indirimbo ya Knowless avuga ngo tera intambwe imwe ngo ngende ahita ntereza isigaye zose. Niko byagenze. Yateye imwe nawe utera isigaye zose.
twari gutya yateye umwe pata na rugi yeah. nahana duhaye indirimbo iteye ubwoba, indirimbo imwe mu ndirimbo nyarwanda z'ibihe byose. Baby, when I look at you like that. Nimba amaho gatoya mu ijwi ryawe, nawe ndi bukinira bya playback rufite ijwi ryawe, nabwiye umunsi ndari feeling niyo mahirwe yo kuba umunyamakuru ukajya amahirwe yo guhura n'abantu nkawe, ni niyo mahirwe yo kuba mfite abantu bakurikira ari studio one mfite amahirwe yuko namwe mushobora kurimbirwa mu ijwi ridasanzwe nk'iri ngiri, ubundi tubwiye no ku mateka y'indirimbo. Baby, when I look at you right there, you make me warm enough and I feel like home. Yeah, yeah. You know, when I see how you love me, I can do anything just to prove you that my Benzie, it go away, away. Would you go away with me? Away, always. All time I hide these things, now I don't know. Hey, sinchaka kujenda ni wautumanuza, wautumangunda. Ibyo wankorera, yeah. Wow. Fruti yaje mu bushuti kurumva ntago okay ntago ariyo formule ko muhura mutamukundana, twarahuye twabanje kuba inshuti to creating your friendship, tukajya tujyana muri studio gufashanya muzanjye, you know, and yeah, rimwe rero tubikora gutyo out of nowhere, nta plans go reka dukora indirimbo tuyisohore, we just did it gutyo, and then twumva nyine it's a nice one and it deserves a push yacu tubigira ibyacu. We shot the video and in all that process ngira ngo that's when we started to feel the connection and everything. Yeah. Ndayakubwiye ko rimwe mu ndirimbo z'inyarwanda z'ibihe byose ntabwo yabura muri top 100 kabisa, nibaza ko yazamo cyane. Felicitation. Kugira ngo dusoze story yawe na Juno kizigenza, nimwe mu couple actually abantu bakunze bari bishimiye cyane, yasinyutse kubera iki? Ibyo ni sha nari nanze kukubuza ngo tubivugeho kuko nakubwiye no munsi nanjye wanna talk, ndashaka tuvuge ibintu byose nanjye mbivuge, ariko iyo mpamvu yo ndumva yo itari ngombwa ko nayisharinga n'abantu bose kuko ni yanjye, numva at least relationship abantu mwarayibonye everything, you don't have to know everything because natwe tuba tugomba gusigarana ikintu, you know, ntabwo twakomeza ibintu byose biri hariya, you have to keep something in yourself. Rero iyo ngiyo ni ikintu rero nahisemo njye kwigumanira, nkaba nizera ko byumvikana neza pana mu buryo bubi. Ariko yavuga niyo uvuga ubona ko mugikundana buri wese agikunda undi. Reka Nukuri kandi n'abakunzi banyu bose ubona ko bakibakunda, bakifuza ko mwanasubira. Is he single? You are single? Yo. It's complicated. Nicyo gisubizo, biri complicated. Ni iki uregreta ko warakundanye na Juno kizigenza? Na kimwe kabisa. Ni
iki umwibuka iyo umutekereje? ari ibintu nibuka ni byinshi twakundaga kuririmbana cyane, ariko ikintu nibuka nyine cya mbere nuko bafite inyinya. Yego nanjye ziruzuzanya. Bantu bahungu mushaka Ariel Wayz, nimba ushaka ko dore wari single niko kari yambwiye, ariko ntago arongera mu kanya wenda aratuha update nimba nta kirahinduka. Nimba udafite iryinyo ry'imbere ugomba kurikuramo byibura rimwe cyangwa se ugakubitamo bagakubitamo akabora nikuru. ntago ari ngombwa kabisa, ahubwo mbonye yaba byiza kabisa. Ikintu ku mubiri we afiteho twebwe tutazi ni igiki? Kisemana sha kisa ndakibuze pe, ndakibuze. Ku mugongo nta tata afite mu mugongo? Sha twamenyanye adafite tatuwaje. Hani afite nko kwitako? Twamenyanye atazifite tatuwaje kabisa. Nta tatu afite ku kibuno? Hani afite munsi y'umukondo? Twamenyanye adafite tatuwaje. No kuvuga ahantu hose nta tatu afite? Nta tatuwaje kabisa. Ntayo wigeze ubona? Urakoze kunsubiza ikibazo bye. Ufite ibibazo byinshi, ubwo twinjiye mu bibazo by'amatsiko, ariko mbere yuko mbijya mu bibazo by'amatsiko atujya no mu by'abandi, ndumva ibyawe kabisa bimbijije. Urakoze kuba umubiri wose warucekize nta ntabwo afite tatu, ibyo birahagije. Ahubwo reka kubaze mbere yo kujya mu bibazo bihari birenga 100 mfite hafi 100 ugiye gusubiza. Reka mbanze umbwire kuri no ndirimbo wowe gusa, ni indirimbo iri mu nombo zatumye mfata n'umwanzuro navuga ni uyu munsi ugomba kuza. Indirimbo nziza cyane, indirimbo nziza cyane. Iyo nakusuye sinifuza guta, iyo duhuye mpindura gahunda, nzi neza ko ari wowe. Ushatse wakikomeza mu ijwi ryawe please. Nzi neza ko ari wowe shoferi w'umutima wanjye, ujyana ushaka gusa mu maso hawe huzuye ukuri gusa, udahari isi yanjye yuzuye umwijima gusa, waranganirije umara irungu rirashira, mbabarira niba ushaka ko mbaho ntuzasige njyenyine. Iyi ni indirimbo umuntu yumva nuko umugabo mwana umugabo mu imbere haba huzuye emotion. Iyi ndirimbo wayiririmbiye ababyeyi bawe, urukundo bakundana wayiririmbiye, ni iki cyatumye ukora indirimbo nk'iyi ngiyi? Iyi ndirimbo mbere na mbere ndabanza ntange shoutouts. Ndatanga shoutouts kuri Hopasi, ni umwanditsi w'indirimbo, niwe wayanditse. Ndamuzi, nanjye mushimire, yarancurangiye mu gitaramo nakoze i Kigali ari Student Friends Live Show na bande. Nawe yize ku Nyundo. Ndashima Santana, ndashima Bob Pro, ndashima God, especially God.
thank you so much wherever you are. Warakoze cyane. Mwarakoze cyane. Abamfashije iby'imyenda, abamfashije iby'imisatsi, makeup, everything. Umuntu wagize uruhare muri iriya ndirimbo ndamushimiye cyane. Hanyuma ni indirimbo y'urukundo. Umwanditsi yayanditse yakunze umuntu at first sight, ku nshuro ya mbere yaramubonye aramukunda, bimutera iyo inspiration yo kwandika indirimbo nziza kuriya. And then turahura, mpura na Bolingo, namuhaye gig bari buncurangire, and then arancurangira arambwira ariko hari akaririmbo nshaka kukumvisha. Ayicuranga. I'm telling you the truth, iriya ndirimbo narayumvise numva amarangamutima amutsemo, numva ngiye nko kurira neza. Ndabyibuka nahise nsohoka ndagenda ndeba my manager yarari mu modoka hanze, ndamubwira ati ye baba we mbonye indirimbo nziza cyane, ngwino wumve. Ndamwumvisha, turagenda. Bolingo ndamubwira nayikunze cyane, nawe ambwira ko yarimo arashaka umuntu wayiririmba neza akayiha ubuzima yumvaga nyine iyo ndirimbo igomba kuba ifite. Nuko twese tujya muri studio, aranyemerera, turarecordinga, bigenda neza, yumva aranyuzwe, and then we kicked off like that. Tuhita dupanga no gutinga gutyo. Indirimbo ariko nari ntindanye, nari nyimaranye 2 years now. Rero nahoraga nshaka the right moment, the right time, the right everything kugira ngo tuyisohore. Ko ni indirimbo iri challenging ku bintu nsanzwe nkora, even the market yangaha. Basically nuko byagenze. Nibaza ko n'umwanditsi mwiza cyane Pasi, maze kumva indirimbo ze nyinshi cyane. Ntabwo mwateganya ko mwajya mukorana nimba wamufeaturinga mu buryo bw'ubwanditsi, mu buryo bwa n'umucuranzi. Actually kuri gitari nibaza ko ari mu bagitariste beza dufite mu Rwanda right now, muri new generation Pasi. N'umuririmbyi. Ntabwo watekereza ko, kuko nahise numva hazamo imiziki itandukanye byinshi nk'uko bivuze, nk'imiziki usanzwe ukora, wari usanzwe uduha, especially muri lyrics cyane muri lyrics, kuko uri cyane so much urban, uri urban kandi navuga ko icyongereza cyane ukunda kuvanga n'ikinyarwanda. Rero kumva urimba ikinyarwanda 100% nta kajambo k'icyongereza ntacyo, usibye abantu bavuze ngo papa nabwo muri video. Ntago mwatekereza, kuko nibaza ko umuntu nka Pasi Bolingo akeneye push up, akeneye boosting, akeneye management, akeneye abantu bamufasha. Afite we style y'imiziki, ni imiziki iri world music, ifite ukuntu afrofusion, mbega ni imiziki tukunda kwita muri showbiz ma festival, ni imiziki bigoye ko iba pop cyane. Ariko iyo ufashe umuntu ufite n'ijwi rye ni genre meze guri, ariko ifashe umuntu nk'ubu uri urban ukamuza n'umuntu umwanditsi kuriya, hari ukuntu bibyara ibintu byiza. Ntabwo mutekereza ko mwafatanya muri ubwo buryo ku buryo nawe byajya bimuha amafaranga bimwoherera iki? Nta kintu mwigeze mubiganiraho? Of course ibyo biganiro byo birahari. Kuba indirimbo yari iri mu kinyarwanda ubwayo nanjye biri mu bintu byatumye numva nyikunze cyane. Indirimbo representinga ururimi rwacu, igihugu cyacu, so gukorana nawe ni ibintu bigiye kubaho cyane. Indi nkaba numva nashakaga kuvuga ku kintu cy'ukuntu sometimes abantu batwandikira indirimbo ntitubahe flowers ba deservinga, kuko umuhanzi ni abantu nyine bajya kwita kuri ibyo bintu ngo uyu niwe wayanditse bla bla bla, but uwo muntu nawe actually niwe ubukwiye nyine ko umuntu amushimira akamuha flowers iwe mu gihe gihari, kuko iyo inspiration ntabwo yari yanjye, though twamacinze nanjye numva ndi connected to the song, ntabwo bikuraho ko icyo gihangano niwe wagitangije.
So reka twige guha credits abantu nta kibazo, ntabwo byerekana ko turi weak, ntabwo byerekana uri hasi. Mfite indirimbo zanjye niyandikiraga, but it's also okay ko n'undi muntu yaza akagufasha. There's always something greater iyo twakoranye twafatanyije. So gukorana na Bolingo byo birahari kandi muzagenda mubibona kabisa. Urakoze cyane urakoze cyane no ku bandi bahanzi actually babimenye guha flow umuntu wagufashije, ntago au contraire bigaragaza ko umuntu uri smart, umuntu utari unselfish, wumva ko yazamuka ariko n'abandi bakazamuka, cyane cyane abantu bari mu isi ye bamufasha mu buzi, yaba manager wawe yaba abakwambika bakujya gute. Ni indirimbo rero nasaba n'abantu mwese abayumvishe abatarayumvishe mwese kujya kuri YouTube kuri channel ya Ariel Wayz mukojya mukayumva. Yitwa Ariel Wayz kuri YouTube, indirimbo yitwa Ni Wowe Gusa. Ni Ariel Wayz yakoze, yoborwa na God, ndetse amakureri akorwa na director C, costume designer ni Matthew na Young C designer, makeup ni Mio Beauty, audio ni Santana Sauce, mastering ni Bob Pro. Wow, wanakizo credit zose yandikwa cyangwa se ishakirwa amamelody na Bolingo. Pasi amavoko yandarimo ni Kenny Mirasano, umusore nkunda cyane, umusore nshaka kuzicaza nawe muganirize umubwire ko akeneye nawe guhinduka gutya, kuko ni umuhanzi ufite impano iteye ubwoba ariko atandastandinga showbiz. Umuntu witwa Derrick Sano, Ishimwe Esther, abona amavoko ya Juno, hanyuma no obiri inyuma akaba Elwa Mugabe. Yese muri hari n'umuntu wabaje ngo manager Ariel Wayz ninde wo guhisubizwa yitwa Elwa Mugabe. Hanyuma hari n'abantu basabye ngo ngere ukaririmbeho tujye mu bibazo by'abantu mu bibazo bakwandikiye kuri radio rwabo, mu bibazo byo abatwandikiye muri video. Sinzi ko biri bukunda ko video zitwara umwanya munini, ahubwo video ndaziharira ubutani nongera kukugarura kuraza gusoza tubwira ko nimba ufite album, nimba ufite izindi gahunda z'imiziki, wenda ibyo nibyo twazagaruka tuganiraho n'abantu bakubaza muri video nkazaba umwanya, kuko mfite ibibazo byanditse byinshi cyane. Soza kuri ino ndirimbo Ni Wowe Gusa, wongera kuturirimbira wihangane kukugora, hanyuma tujye mu bibazo. Niyo nagusubifuza gutaha, niyo duhuye mpindura gahunda, nzi neza ko ari wowe shoferi w'umutima wanjye, ujyana ushaka gusa, mu maso hawe huzuye ukuri gusa, udahari isi yanjye yuzuye umwijima gusa, waranganirije umara irungu rirashira, mbabarira niba ushaka ko mbahonoza nsige njyenyine. Rekeraho mu Rwanda bwije abantu badasinzira ikiganiro kitarangiye, ngo urimo urabasinziriza, urimo ufite ijwi riteye ubwoba, umuntu yaryumva agahita asinzira. Hanyuma aka gace tugaturire Kiramani yakoze ubukwe ku munsi w'ejo n'umugore ndamubona hano, ubwo nizere ko wowe n'umugore wa Kiramani tubifurize kugira urugo rwiza. Amen, amen. Hanyuma Ariel, condition bino bibazo nta bisobanuro shaka ujye uba direct ku gisubizo kugira ngo dushobore gusubiza ibibazo byinshi bishoboka, sibyo? Mbere yuko tuza gusoza ikiganiro kuko iminota nayo yamaze kwihuta, munyihanganire ndaza gusoma ibibazo abantu bohereje ahagenewe ibibazo, byaba byiza ko mutongeye n'ibindi byinshi kugira ngo tubisubize. Twagiye namwita Kiamuti, when are you coming to Canada? Urajya muri Canada ryari? I'm planning to come very soon kabisa, turi kwipanga. Laura aragufana. Hanyuma Aziri Alos, ese birashoboka guhura na Ariel dukunda? Umuntu wifuza guhura nawe ngo mwahura gute? Umuntu wifuza guhura nanjye nuko contactinga, biroroshye contactinga, haba kuri Instagram, email, hari email y'akazi, niba hari hari uburyo bwinshi ntabwo niba kuyize mu mutwe.
yitwa handitse Wayz ariko byanditse mu buryo buhinnye. Elwa nimba dukurikiye yayitwandikira hano muri comment muri reaction cyangwa se undi muri management ya Ariel Wayz cyangwa se nimba ina numero de telefone iri professionnel mwazishyira hano contact ku buryo hanyuma abandi mushobora kuza hano kuri Instagram mukamwandikira yitwa Ariel Wayz inbox ubwo ibindi muzambwira hanyuma you generally ubanze umudushimire umubwire ko mukunda cyane. Batista ati ese Wayz ukunda iki? Nkunda ubuzima, nkunda no kuririmba. Ese ufite imyaka ingahe? Yavutse mu 2000. None Juno wamuvugaho iki? Juno kizigenza wamuvugaho iki? Amuvugaho ko ari umuhanzi mwiza, nkaba mwifuriza iterambere. Wose natubwira urwibutso rwa danje afite kuri Juno. Ni indirimbo yitwa Away. Jado arati ndashaka kumubaza ese bari ababyeyi yakoresheje mu ndirimbo nshyashya nabe? Ababyeyi bari mu ndirimbo wowe gusa nabanje. Alos ugomba kuzaza gukorana uturune muri Europe turamutegereje. Urabiteganya? Cyane turi kubipanga, turi kubitegura amakuru arajya hanze very soon kabisa. Witwa Adolise, I am your big fan Wayz duhe kugasinye kabisa, keep dreaming high. Agasinye indirimbo yawe yitwa Avuze. Ndayizi agasinye ya ndayizi. Gose ndirimbe cyangwa ni ikibazo ntago ari bakibajije, ni wowe ugisubiza uko ushaka. My baby, yakatiye nawe duhuze, wallahi mbambo nawe arabuze, come through, ntukajya down, you confuse me, why can't you see ko I'm into, gerageza umbwire, wikeka ko nakwirengagiza, nkubita agasinye, wowe sha jena nukumva nagize nuko tabibona darling wenda yasanga nagende ready nkarijya nawe oya don't be shy you better yeah ni mimi nawe baby bivuge tubijyemo banuraga. Wow. Najyana izo uramuhaye nibaza ko nta kindi yagusaba kirenze icyo. Hanyuma David ati Ariel Wayz nibyo koko waba ufitanye isano na Meddy? Inde? Ufitanye isano na Meddy? Oya. Je ni ibinyoma kabiri. Liliane mubwira turirimbire wowe gusa yayiririmbye. Hanyuma Mugisha umutubarize ibya yandirimbo abantu bo muri RBA babemereye we na Juno igihe Away yari yujuje 1 million. Batwemereye bikira ko nabyibuka. Ajya nibuka kabisa nyihanganira. CTB ikibazo nshaka kumubaza ngewe ndamukunda cyane, umuntu ashatse kumutera inkunga mu byakora nk'umufana we umwemera cyane namubona gute kuko nambaye mfite hice muri twa City Boy mbere muri Canada. Nimero tugiye kwishyira hano, tugiye kwishyira muri comments kabisa. I'm not only her friend but also she's my crush. Aririmba neza kweli. Ibintu bitatu umuhungu uri crush kuri wowe wakemera. Ya yujuje ibihe bintu bitatu. Icyambere umuhungu uca bugufi, cya kabiri umuhungu nkunda unyubaha akanashyigikira umuziki wanjye, that's a must. Cya gatatu ni umuhungu unkundira inshuti n'ababyeyi, abantu uwo nise muntu undi hafi, umuntu bakunda kabisa. Indi aba ari character, ntabwo aba ari ibintu, ntabwo ngenda ku bintu byinshi cyane. Clemi ari no sibara ababyeyi bo muri andimbo y'inshya nabe bwite yagisubije. Adolphe Gaucho ariko ihangana Ariel ntusoze utaduhaye kapera kuri shayo turaza kubireba. Hanyuma Ishimwe Wayz ndagukunda cyane uze kuturirimbira Bad ndayikunda pe, ndabona ikintu ukeneye ari gutegura concert yawe yihariye.
kuko byarangira ikiganiro gidutse konseri, hanyuma Pasi mubaze niyo ndirimbo muze akunda cyane. Kuri ubu ndi gukunda wowe gusa niriyo top. Halse irakiza mutubariza igisobanuro cy'iyo tatu. Ufite tatu zingahe ku mubiri? Mfite tatuwaje 5. Wagira gutya tukareba kuri kamera. Hari izugize gutya. Wow. Hari n'izi ebyiri. Oya, hari ebyiri. Imwe iri hano. Wow. N'iyi ngiyi. Ebyiri, eshatu, enye, 1, 2, 3, 4, 5, n'eshanu. Ku maboko gusa. Aricyo zisobanura? Biba bihari ariko ni ibintu umuntu bashaka kwigumanira njyewe ubwanjye ku giti cyanjye kabisa. Okay. Yeah. Hanyuma witwa Jean ati iyo aza kudakora umuziki yari gukora iki? Nari kuba umunyamategeko. Ni iki kiguha inspiration ku muziki wawe? Mama wanjye niwe wa mbere n'umuryango wanjye. Wagufitiye impano yabaze uko ayiguha ngo ntabwo ugisubiza muri DM? Hari nimero twatanze aho ngaho yabinyuza. Okay. Reka ndaza kureba ndebe neza ninyibona nyipininge ubwo ndaza kureba ariko narebe neza muri reaction hano mu comment harimo nimero ngo bashyizemo byagufasha. Ntabwo ndimo ndayibona kandi igihe cyatujyanye ndimo mfite ibibazo byinshi cyane, ndimo ndagerageza kubibaza byinshi byihuta kugira tureko byibura subiza byinshi. Black Neville mumbarize impamvu mukunda kuko nanjye sindayimenya. Hanyuma irakiza mutubariza igisobanuro cy'iyo tatu yagisubije. Lola bari ababyeyi nabe muri iriya ndirimbo yagisubije. Rwaka Mireille nitwa Rwaka umumbarize ngo video za IP aheruka zigeze he? Za EP. Oh. Yeah. Zira video rero sinzi niba zizasohoka ko mfite indirimbo nyinshi cyane nshaka gusohora no mwaka, ariko tuzareba nk'imwe tubahereza yindi video turebe. Yeah. Gilbert Gibson ati nuwe muhanzi Ariel Wayz afata nk'igitegererezo kuri we? Bruno Mars. Uko wavuze ngo ukunda Ariel, ukunda Knowless mu Rwanda? Utera Knowless? Ya nkunda Knowless, Kamariza, Mr. Joe, Chanel, ni benshi cyane kabisa, ni benshi cyane. Urandirimbira gato ku ndirimbo ya Knowless. Indirimbo ya Knowless waririmbye kuri Saint Valentin yabereye muri BK Arena, sinibyibuka neza. Wow, ndavuga urabizi kuri So Humble. Keep it up like that. No kuri ugomba kubikomeza kuko ni bakire mu bahanzi b'abajene ba appreciating abakuru babo kandi bakanabigaragaza. Waturimbye gato ku ndirimbo ya Knowless. Now I see you say ya kwa inshuti zikagenda nzaba mari mu bibi no mu byiza mu mvura no ku zuba nzaba mari yeah. Wow, ni cyamuteye gukunda Knowless gutyo? nabonaga ari ahantu nifuza nanjye kugera, yari muri music, ndifuza gukora music, yanakoraga indirimbo z'urukundo, n'abandi umuntu ukunda urukundo rero nazikundaga cyane, nzisubiramo, nzi indirimbo ze nyinshi cyane kuziririmba kandi. Yeah. Nibaza ko urimo uragera mu kirenge muke, uri umwe mu bahanzikazi bakomeye mu Rwanda, uri umuntu ukomeye, ntabwo uragira ayo magambo umaze kuyamubwira Knowless?
Yo, ntabwo mba nambonye kenshi cyane ku buryo nabimubwira, ariko nizera ko aho mbivugira byaribyo byose bimugeraho cyane kabisa. Niyo mubonye arabizi, naramubekinze cyane, so I used to tell her kabisa. Yeah. ntabwo wigeze utekereza ko mwakorana indirimbo se cyangwa ntabwo wigeze ubigerageza? Nabigerageje kandi byaciyemo kabisa. It's a surprise. Ntabwo nshaka kuspoilinga the fun and everything. Nicyo kintu nagiye kukubaza, turindira duce bugufi. Calm down, okay? Let's calm down. Reka turindire. Reka nceceke, nzabatumira muri kumwe yasohotse muze tubiganireho. Kandekera. Ntamena amabanga menshi. Yes. Hanyuma Nkotanyi ari umudusurize aturimbeho gato ku ndirimbo yitwa ntabwo yantegereza abantu yaturirimbe mureke two kumugora. Wase Honorine ati ngewe ikintu nabwira Ariel Wayz nuko mukunda kandi umubwire ndamukunda cyane kandi akomeze gutera imbere mu muziki we. Noneho indirimbo irimo ababyeyi be narayikunze cyane, mubwe aze kuturirimbiraho, arabakoze kandi ndamukunda, ngira ngo yabigukoreye cyane. Kamanzi Kabakasudi Salama wazatumiye oyiwe no ndashaka ko nzamuzanira Godson Good. Mbona hari ahantu nzi Ariel mumbariza aho yize primaire, yatubwiye ko yize kuri Saint Charles Nyamirambo, aniga ni Rubavu. Call me Binoir. None se umuntu ashaka gukorana nawe song bigenda bisaba iki kugira ngo umuntu akorane nawe indirimbo? Uratwandikira kuri email y'akazi and then tukajya mu zindi details. Wase Sumaya iyi ndirimbo y'inshyashya yakoranye nabara ababyeyi be yagisubije nabarabibaza. DJ Nudi niye ndirimbo akunda mu ndirimbo ze kubera iki yagisubije? Tubaza igisobanuro cy'iyo tatu. Yari yasohoreje ibibazo byinshi. Mohoza Frank kubera iki wanze Juno? Yo. Nanjye nabyonze kabisa. Twaranganye apparently. Twaranganye. Seli Hack mbariza Wayz ngo iyo yishimye biba byagenze gute? Nishima yo nishima ndi kumwe n'inshuti zanjye, mba numva ndi very safe. Nishima ndi kumwe n'umuryango wanjye, nishima ndi gukora umuziki mostly. Yeah. Fabrice Ariel Wayz ntago akomoka muri Congo Imasisi? Oya Ariel Wayz. Debo waseba ese Ariel muracyavugana na Juno? Ni iki wabwira Joyeuse wa Juno? We love you Ariel. Inde? Ngo Joyeuse wa Juno. Ntago muzi kabisa. Muracyavugana se na Juno? Turavugana, turacyavugana. Umumarize ko mukunda cyane, ngewe mfite na tatuwaje y'isura ye ku mubiri wanjye. Wow, mumwe ko nifuza ko yambere ayinyereke, amarira ayinyereke muri DM please. ngo arifuza ko mubera umugore. Ubwo rero fact ngo banza umwereke iyo foto, nta foto nta cyabaye, uzatwereke iyo foto ubundi ubwo mushaka kuzabiganira byuko yakubera umugore ntawamenya. Hanyuma Murungi Olivange ndabaze niba wowe na Bwiza mumeranye neza, ese agusabye collabo wayimuha? Murakoze kandi Ariel ndagukunda. Bwiza nsabye collabo nayimuha kabisa, nta kibazo pe. Wowe ntabwo wayimusaba? Yewe ninyikene nzayimusaba. Mujya muganira mumeranye ngo neza, niko ikibazo cyabazaga? Ntabwo turi close cyane kabisa. Official Floris, est-ce que c'est elle qui écrit toutes ces chansons? Niba ariyo yakwandika song y'urukundo nkayigura? C'est moi usibye iyo ngiyo twabivuzemo iherutse niyo bamfashije bakanyandikira. Ujya wandika, ushobora kwandika ngo indirimbo ukazigurisha se akaba yayigura? Definitely abikora. My Dawson uzakire uzakire Riderman sinzi, ariko Riderman kuri wasobanura iki? Actually mwakoze imwe mu ndirimbo nakunze cyane ndabyibuka Depanage. Ukuri wowe umufata ute?
Riderman nakunze nawe ari mu ba rappers fana cyane. Nakuze mwumva cyane. So ndamwubaha cyane, n'umuntu uri very humble, umuntu was supportinze cyane my music. Hari n'igihe nsohora indirimbo nka postinga akatambwira very nice song. N'umuntu rero nkunda cyane, ndanamwubaha. Respect, very much respect to him. Ngiye kugusaba iminota y'ikiganiro yarangiye, mfite ibibazo bigera muri 80 bigihari. Umpaye iminota ingahe byibura dusizemo ibindi bikeye? Usigaranye ingahe wamu ko iyo twaye ikiganiro yarangiye? Iminota 5. Iminota 5. Reka tugeragezemo bikeya kugira ngo murumva iminota 5 no kwera agaciro abahaye nk'abakunzi be. Mufite ibibazo byinshi kandi amasaha ikiganiro cyane kimana amasaha 2 yarangiye, nibwo twagomba gusoza, ariko bwabongeje iminota 5. Reka tuyibazemo ibibazo byinshi twihuta. Rexa Sandra Ariel ndagukunda pe, gusa nta kibazo mfite ahubwo ari wazatumiye Muyango nawe ko nawe mukunda. Iminota 5. Safi Desire mu Rwanda twaremeye agerageze mu rurimi rw'icyongereza kimbi kuko Kinyarwanda mu Rwanda gusa, ngo mu Rwanda baremeye gukomeza no mu Cyongereza. Big Dev ngo kuki udakorana na Element twarakoranye ahubwo ntago zirasohoka izo twakoranye. David witwa David Davis ikibazo, ese Ariel yigiye iringara ubwo si umunyamurenge wacu muri Congo? Ese ndizi nago ndizi niriya ndirimbo mama wanjye yakundaga kuririmba, nuko nakize ngira ngo Kwenderi only. Nge nshaka kumenya hagati ya The Ben na Bruce Melody bagusabye collabo ninde wakemerera mbere? Bruce Melody na The Ben bagusabye rimwe collabo ninde ngo wakemerera mbere? Twahita tubigira all star nkabashyiramo bombi. Oya, ugomba guhitamo umwe. Baje ari babiri ariko elo wagutegetse ko ugomba gukorana n'umwe gusa. Ntago nshaka guhitamo njyewe kabisa. Jemba bombi kabisa. Ariko ntago baziye mu muziki rimwe, sinzi uwo wakunze mbere n'uzakunda nyuma. Mutima kwitera. Okay. Wasi Honorine ati gusa Ariel Wayz ndagukunda cyane, cyama nkazahura nawe kuko ndagukunda cyane, ariko I love you so much kandi uraseka neza much boo. Hanyuma dive kwisonga kuri I promise hari abantu yibuka biganye. Kuri promise ari kabisa. Naomi yamenyanye arakubaza ati wamenyanye na Juno gute? Wagisubije Lasla Wayz ese Wayz University big love here in Germany. Nago ndayiga ariko I'm planning to yeah. Adolphe Ariel Wayz wacu umwana wakoze kudutamo wowe gusa rwose, so what's next hit collabo bimeze biti? Reka mukanya ndagiye kukikoza bityo dusorezeho. Kirenga ni bande yibuka biganye La Promise ya kubwiye ko harabo yibuka. Nyuma wase Yvonne Ariel azafungura YouTube channel ya vlog. Wabuteye ko vlog. I don't know sinzi, ariko I want to try. Uyu mwaka ndashaka kugerageza ibintu byose ntinya kandi no kwifata nkavuga biri ntinya, so maybe ariko ntabwo nzafungura indi channel, nzakoresha yanjye. CTB watubwiye wamutubwiriye agahaguruka tukamureba. Ariko nta kintu ntakoze kabisa mpaka maguruke mu ndebe. Ali ndahaguruka basi twikomereze. Twikomereze. Yaza. Hanyuma Teos Wayz arakunditse kweri. Hanyuma Santos igitaramo we na Juno kigezehe? Hari igitaramo afite mu na Juno? Actually turuna ni burangira wigeze. Hari tune twagomba gukora ariko byabaye postponed. Uyu mwaka hopefully nibigenda neza turabaha amakuru meza. Yeah. Big umwari ufite ubushara ifata gute muri career ye nuko afata bushari? Bushari ndamukunda cyane, no muntu uri ari very open, ari very free,
so ndamukunda cyane, nkunda n'umuziki we. Yep. Debo waseba are you single or ufite undi muntu mukundana? Mfite umuntu dukundana. Arike Ntara ari weyeze mu mutubariza ikipe afana mu Rwanda. Njye nkunda Rayon Sport. Ukundana nande muri no minsi? Barakibajije. Icyo barakibajije cyane icyo Ali yabajije. Nakongera nkagisubiramo nimba ubishaka. Ninde wakibajije? Okay, Ali arakibajije. Ukundana nande muri no minsi? Ntabwo uzapfamo umumenye kabisa bako baribuka. Ntabwo ari muri show business. Wapi. Nagarimo. Yeah. N'umucuruzi. Urashaka kuntega birangire nkubwiye ibyakora. Aba bihangane ntago byarangira ikiriho kiza. Urimo urakora reka tupange ko nzongera nkakugarura. Ibyo byose hari izindi gahunda z'imiziki urimo urapanga. Ibibazo mfite hano ni byinshi ntago byarangira ntago byarangira kandi wampaye iminota 5 nayo irarangiye. Reka twubahirize igihe nk'aba professionnel ahubwo tuzakomeze ubutaha. Hanyuma Ariel Wayz ufite se gahunda mu muziki, dufite indirimbo hano wowe gusa, indirimbo abantu barimo barumva indirimbo ikiri nshyashya, ariko se hari izindi gahunda z'imiziki cyase z'akazi kawe ziri imbere, abantu barifuza album, hari ibitaramo, hari niki bimeze bite? Gahunda ni nyinshi, ndi gukora kuri album yanjye. Indirimbo ni nyinshi zizagenda zisohoka. Hari izo tuzagenda dusohora mbere ziri kuri album, so bazagenda bazibona. Kazi ni kenshi gahari no mwaka, turi kumwe cyane ku ma streaming platforms, kuri YouTube. Tuzaba dufite ibintu byinshi cyane byo kubereka, so yeah, stay tuned, mukomeze mumbe hafi. There's a lot of projects kabisa zigiye kuza. Yeah. Akabazo k'amatsiko nsoza, kuki ukunda kwambara nimba byita nk'abahungu cyangwa nka hip hop art? Kuko ukunda kwambara nk'uko abahungu bakunda kwambara cyangwa se style za hip hop, ntabwo ukunda kwambara nk'agakanzu tumini nyine nk'abakobwa ubona wikundira style zimeze nk'iza gihungu. No kubera iki? Ntabwo nkunda kwijena, nkora ibintu nkunze, ndi free, nta kintu kinyitambika. Rero kunyambika ijipo nkagenda kuri stage nta kwisanzura ngo mfite ubwoba ko nshobora kugira gutya w'imbere bara. So nkunda kuba nisanzuye, niyo mpamvu iyo myenda impumuka, mva I'm feeling myself, ndireba nkabona ndanasa neza. So yeah. Ariko hari igihe ugateramo utumini uduki? Njya nutamo mu mashusho, stuff like that. Hotaro. Iyo wagiye kuri date na harya waratubwiye ko yitwa nde? Sina nababwiye. Okay. Ariel Wayz, reka dusoze ikiganiro. Niki kiri ku mutima wawe, niki wabwira abakunzi ba Studio On Air ndetse n'abakunzi bawe dusoza ikiganiro? Ndagushima cyane Ali, ndagushima cyane, urabizi byose urabizi. Thank you so much for doing this for me. Ndashima n'abantu baje kudukurikirana. Imana ibahe umugisha, mukomeze mundebe, mukomeze musharinge. Wowe gusa ndayibatuye, mwese muri abakunzi banjye, muyihe n'abandi bakunzi banyu, tuyisananganye. Ni indirimbo yadukwira twese kandi ikindi ndabakunda cyane. Thank you so much. Imana ikurinde. Nawe Imana ikurinde. Arakoze cyane. Yitwa Ariel Wayz, akaba ari umuhanzikazi w'umunyarwanda. Mu mwaka wa 2000 nibwo yabonye izuba, avukira mu karere ka Rubavu ndetse aza kuza mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo. Ubwo yarageze muri P6 arimo yakomereje muri Saint Charles, hanyuma aza kwiga secondary Kibeho, amandi mashuri yakomereza mu mashuri y'imiziki ku Nyundo, ari naho twavuga ko yatanye umuziki gusa nk'ubugaragara. Akaba rero Ariel Wayz yaratumye kungwa mu muziki kuva yaca mu itsinda rya
Symphony Band ndetse atangira gukora carrière solo kugeza nubwo benshi twagiye tumukunda mu ndirimbo zagiye zikundwa kugeza n'uyu munsi. Ku ndirimbo wowe gusa twaganiriye byinshi, twagarutse kuri stories ze mu bwana, kuri stories z'ababyeyi be, aho akura inspiration no kuri role model we cyane cyane mama we kubera yakunze kumuririmbira kuva kera kiri umwana, ndetse twanagarutse ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite, kubijyanye n'ubuzima bw'ibanga, inkuru z'urukundo yaba kuri umuhungu bakundanye bwa mbere akiga ikibeho. Tugaruka ku rukundo rwe na Kenny Soul ndetse n'urukundo rwavuzwe cyane we na Juno kizigenza kugeza n'uyu munsi. Eske Ariel Wayz afite umukunzi cyangwa ntago amufite? Yabisubije muri iki kiganiro, ubu ndabwira ko batagikurikiye kuko kino kiganiro ndaza kugisigaho hano kuri Instagram yanjye. Mujye kuri profile kuri IGTV cyangwa se kuri kuma reels yanjye muraza kukibona, yaba uwanje ati I can't believe ko nje birangiye se kandi oya humura, ikiganiro uraza kukireba, ngiye kugisigaho hano ugitangire cyose ukirangiye. Ikiganiro cyiza cyane kirimo ibibazo by'amatsiko byinshi bamubajije kubijyanye n'umuziki, yaturirimbe mu majwi mu ijwi rye ridasanzwe, yaturirimbe yatubwira kuri projet afite imbere, ku bibazo byinshi mwamwibazagaho byose twabigarutse muri kino kiganiro. Ariko ari studio on air igomba kurangira kuko ibintu byose bifite aho byatangiye bigomba kujya birangirira, kugira ngo tujye kuruhuka, kugira ngo tutegure n'izindi gahunda, no kugira namwe muruhuke, no kugira ngo ku cyumweru gitatu zari turi kumwe mu kiganiro ari studio on air. Nanone ni guhera ku isaha ya 2 ku isaha ya Kigali mu Rwanda, abari saa moya nimba isaha itazaba yahindutse, ubwo nzi ko muri uku kwezi kwa gatatu isaha igomba guhinduka, ubwo tuwe tuvuze saa 7 ku isaha ya New York, tuba tuvuze nanone ndibaza saa 2 cyangwa saa 4 z'ijoro ku isaha ya Paris. Reka mbashimire cyane, Uwiteka abarinde. Njyewe nari Ali Sudi, namwe mwebwe ikiganiro cyari Ali Sudi on air. Uwiteka abanindire, ndabasigiramo wowe gusa ya Ariel Wayz. Bye bye, ciao, Uwiteka abarinde.